wa mugabo we, ndagira ngo nkubwire ahantu ugomba gukora, ushobora gukora umugore agahora kwibuka. Nukora umugore aha hantu uko ari hatandatu, uzatuma yiyumva neza, akwegere kurushaho, akwiyumvemo kurushaho, ku buryo mu buzima azajya ahora gutekereza ahantu ari hose. Yaba yagiye ku kazi agataha ari wowe areba. Wa mugabo we, nawe nimbura umusore ukaba ufite inshuti y'umukobwa, aha hantu iki kintu mu ikiganiro ugitega amatwi ucyumve neza. Ni ukuvuga ngo hari ahantu ukora umugore agahora gutekereza, hari ahantu ukora umugore kumva neza arakwegereye. Ese wigeze wibaza impamvu hari abagabo bamwe bashobora gutuma abagore babo bumva bari hafi yabo cyane mu buryo bworoshye kandi bwuzuye urukundo? Ni kuvuga gahoro kubera ko ribanga mbibiye. Ntabwo ari amagambo gusa, ntabwo ari imbaraga, ntabwo ari ikindi kintu, ahubwo ni uburyo bamenya kwitondera, kumva no gukora ku mubiri n'amarangamutima y'umugore mu bwubahane. Ngo umugore ni umuntu ukomeye. Mu bushakashatsi bwa relationship bwa psychology hagaragajwe ko abagore benshi bashyira imbere uko biyumva. Iyo umenye emotion z'umugore ukamenya kuzifata neza, ukamenya kuzikontorora, cyitwa kwita emotional physical comfort, mbere yo kwemera kwegera nawe mu buryo bwimbitse muri cya gikorwa cy'abantu cyo guhuza urugwiro. Iyo ubimenye bivuze ko ubwumvikane, kwizerana, kumva muri kumwe neza, mukiyumvanamo biba hafi. Menya ukuntu watacinga ku marangamutima y'umugore wawe, wa mugabo we. Icy'ingenzi rero mbere yo gutangira igikorwa cyo guhuza urugwiro, buri gihe ujye wubaha umugore wawe. Banza umwubahe. Abagore bakunda kubahwa, ikintu udakizi. Rema ubwumvikane mu rushako rwanyu. Rema ubwumvikane ku bintu ushaka, ku bintu umukeneyeho. Banza umureme mu bwumvikane, umwizeze igitangaza. Mubwire uti nzakugurira igitenge, nzakugurira ikanzu nziza, tuzasohokana aha hantu. Umugore yumva umutima ukinguye. Gukingura umutima w'umugore ntabwo bigora, ahubwo hagora abagabo bamwe bigira ingufura akanga kubwira umugore ijambo ryiza. Ita ku marangamutima ye mbere y'uko umujyana mu gikorwa cy'imibonano. Banza wite ku marangamutima ye, banza uyanezeze. Umugore kumunezeza biroroshye, ariko abagabo bamwe bagira abantu ngo atanyubahuka, ngo bitagenda gutya. Wikikanyaga ku mutima, rekura unezeza amarangamutima y'umugore. Kuyanezeza biroroshye cyane, utujambo dutatu. Noneho rero ahantu hamwe ushobora kumukora, ahantu hambere ugomba kumukora, ariko niba utarakora subscribe, nkubwira ngo kanda subscribe. Kanda subscribe muri uyu mwanya. Ikiganiro nuza kucyumva neza ukumva kiraryoshye, ukande like. Nuza kumva umutima wawe gusunikira gutanga ibitekerezo, utanga igitekerezo muri comment, dusangire ibitekerezo nshuti yanjye. Ni ukuvuga ngo ahantu hambere ugomba gukora ni ku musatsi, mu n'umutwe we. Ahantu harakomeye, ariko abagabo benshi ntabwo bajya bacyitaho, abasore benshi ntabwo bajya babyitaho. Ubwo ni ukuvuga ngo gukora ku musatsi w'umugore wawe mu buryo bworoheje, butari ugusambaguza imisatsi ye. Hari aba yikoreye imisatsi ye neza, ijyanye muri salo zihenze, ugomba kuyikuramo bitonze. Rwego kuyikuramo bituma aruhuka kandi akumva yitaweho. Aka kantu ni ibanga mbibiye, abagabo bamwe ntabwo bakazi. Hari abantu babyumva bakumva ari ibintu bibereye aho gusa. Iyo ukora mu mutwe we gahoro, ukora ku musatsi we gahoro, usa nk'uwutunganya, yumva bimeze nka kwa kundi ubona nk'itungo ukaryagaza mu irugu, ukaryagaza uri kurwara nk'intama cyangwa se irindi tungo, ryumva riguwe neza. Nawe rero iyo umukora mu misatsi yumva ameze neza, yumva ari kuruhuka, yumva. Iyi ni intangiriro nziza ituma amarangamutima ye akanguka buhoro buhoro. Ahantu noneho ha kabiri ni ku maso no mu isura. Uzahakora ute rero? Ntabwo ari ukumushwarambura mu maso. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ukuntu uzahakora ute. Menya ukuntu uzahakora, ntabwo ari gupfa kuhakora gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo ahangaha tubyita mu cyongereza face checks. Gukoraho mu bwitonzi ku matama cyangwa ku ruhanga rwe,
bitanga mesaje ku mutima cyangwa se mu bwonko bwe y'urukundo n'ubwubahane, bituma yumva ari umuntu w'agaciro, ntiyumve ko ikintu umukeneyeho ari imibonano gusa. Nta nubwo yumva ko uyikeneye, ahubwo ahita avuga ati uyu muntu ni inshuti yanjye, uyu muntu burya ni umuntu wa hafi cyane, nta n'isazi yangwa mu maso areba. Ni ukuvuga ngo uzakora gute rero? Ntabwo ari gupfa gushyira intoki mu maso, oya. Ntabwo upfa gushyira intoki mu ruhanga, oya. Bikore mu buryo bw'urukundo, gahoro, ukozeho ikiganza. Hanyuma nanone kandi umenye ko ugomba kumera nk'aho uri kumukura akantu mu maso. Ushobora kumukubita hari akantu ugira ngo ukureho ku maso, cyangwa se ukabikora ugasa nk'uhunguraho ukanashima, ku buryo abibona nyine nk'aho umwitayeho, ku buryo abona nk'aho umwitayeho, akabibona nk'aho hari akantu kari kamugiyeho muri hafi, mu rwego rwo gutuma nta gasimba kamugwa mu maso. Iki kintu ndumva turi kugifatanya. Noneho ikintu cya gatatu, ahantu ha gatatu ugomba kumukora ni ku matwi n'ijosi. Ku matwi n'ijosi, aha hantu haba ibanga rikomeye cyane abantu batajya bapfa kumenya. Ku matwi n'ijosi hakore buhoro byonyine, burya niyo muri gahunda, muri mu gikorwa cyo guhuza urugwiro ugakozamo ururimi, umugore yumva asase hasi bihita bitungana. Bihita bitungana, umugore ntabwo agoye, ahubwo uburyo umugabo wiremereza nibyo bituma uca intege oroha. Noneho rero ku matwi no mu ijosi bimufasha gute? Icyo twakita ear neck. Aha ni ahantu hafite sensitive nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo gukora witonze bishobora gutuma amarangamutima y'umugore wawe yiyongera, amarangamutima y'umukobwa muri iri yiyongera, akiyumva ko ari hafi yawe cyane, akumva umutima we uri kugenda wegera uwawe. Ni ukuvuga ngo rero wakora gute? Sa nk'ukora ku matwi, gahoro gahoro kwa kundi muganira. Ubu gukora ku matwi biba bijyana ibiganiro uri kumuganiriza, muganirize mu buryo bworoshye, uri kumuganira ntabwo ari kubyara kwa muri kuganira ku kintu giteye ubwoya, mwe muri kuganira, shanda gukunda, hari ibintu nshaka kuzakubwira, nshaka kuzagusohoka nawe uba mukoze ku matwi. Ese ni ikihe kintu, hari ikintu cyagushimije kwa kundi igihe turi kumubushize umukoze ku ijosi, bizamufasha. Ni ahantu hafite sensitive nyinshi, hafite sensitivity nyinshi cyane. Gukora witonze bishobora gutuma amarangamutima y'umugore yiyongera, cyangwa se umukobwa mukundana yiyongera, akiyumva ko ari hafi yawe cyane, kumva ko uri umuntu wa bugufi cyane. Mbere na mbere kugira ngo wishimire ibihe uri kumwe n'umugore wawe, ni ukubanza kwiyegereza umutima we, ni ukubanza kwiyegereza amarangamutima ye. Noneho ahantu ha kane abantu bamwe batajya bapfa kumenya ni ku ntugu no mu mugongo. Ku ntugu no mu mugongo, buri bushakashatsi bugaragaza ko iyo ukoze umuntu ku rutugu ni ikimenyetso cy'uko ari inshuti yawe ya hafi. Shoulders back. Ni ukuvuga ngo akantu k'amasaje koroheje ushobora kumukorera ku ntugu ukagenda umanuka mu mugongo, ni ikimenyetso gikomeye. Bigabanya stress, bituma arushaho kwiyumva neza, ni ingenzi cyane mu gutuma yisanzura. Akwisanzura ahita abona ko uri umuntu we wa hafi. Ntabwo rero ari ibintu upfa gukora gutya gusa, aho gukoraho intoki mu buryo bworoshye. Banza unabyige, ushobora gufata nk'intebe yo mu rugo ukagenda usa nk'uyikanda kugira ngo utazaseba. Hari abantu bashobora gukanda umukobwa nko mu bitugu ukagira ngo urimo arakanda ku musozi w'amabuye. Banza ubyitoze, ujye ukanda nk'intebe zo mu rugo, uvuga uti umukunzi wanjye niduhura bizagenda gutya. Cyangwa se mu gihe umugore mu turimo, ubanza ukande ku ntebe, uburyo gahoro gahoro ubyitoze. Ko hari igihe ushobora kubimukora ukabasa nk'umukora ka masaje ku ntugu no mu mugongo, akumva ni ibintu biri aho uri gukora utazi nawe ibyo ari byo. Ahandi hantu noneho ni ku bicerega musanzwe, ni ku maboko n'intoki. Ariko se ubikora gute? Ku maboko ndetse n'intoki, hands finger, ariko ubikora gute? Kuvuga ngo gufata amaboko ye mu buryo bwuzuye urukundo bigaragaza connection ikomeye. Ni utuntu duto tumeze nk'aho tudafite agaciro, ko bifite imbaraga nyinshi ku marangamutima ye. Kumufata ku maboko no ku ntoki ni ibintu bituma wiyegereza. Iyo umukoze aho hantu umeze nk'uri kumukora ku bwonko, nimba mugira ngo ndabeshya abagabo mubikorera abagore banyu murebe, ariko mbere na mbere bibanzirizwa no kumubwira neza. Ntumutonganye, ntumubwire ibintu by'inyuro, ntumubwire amakosa, wimushimira amakosa. Icyo gihe umubwira amagambo meza ubone kubikora. Nta muntu uzaza kububakira urukundo, nicyo kintu ngira ngo mbabwire. Wowe mugabo nawe mugore,
nta muntu uzaza kubakira urukundo. Niyo mpamvu umugabo atagomba kuvuga ngo nimba ivuga ngo nimba ikora ngo ndasuzugurwa, oya, ngo ndagaragara ko ndi umuntu uri aho ngaho, oya. Nta muntu uba hanze uzaza kukubakira urugo. Kubaka urugo ni wowe bireba. Niyo mpamvu ibi bintu ugomba kubikora byanga binuka. Mukore ku mugongo wo hepfo, noneho rero ni icya gatandatu. Mukore n'ahantu ha gatandatu ku mugongo wo hepfo, n'ahantu harenze. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari ku kibuno, hejuru y'ikibuno, ku kibuno, ariko ahandi hamwe hatangiye umugenda ku kibuno. Ku kibuno cye hakore, niho twise ku mugongo hepfo, nuko twahubashye icyo twakita lower back. Ni ukuvuga ngo gukoraho buhoro buhoro aha hantu ku kibuno ahagana hejuru yacyo bituma amarangamutima ye azamuka mu buryo busanzwe, mu buryo busanzwe, ku buryo nyine ahita yumva wakomeza ugakora n'ahandi. Icy'ingenzi rero ni ukwitonda. Bizamura amarangamutima mu buryo busanzwe n'ubudasanzwe. Ndagera ku kintu mu cyumba, hari uburyo busanzwe ndetse n'ubudasanzwe. Umwanya umwe ubona nk'ibisanzwe, ariko undi akagenda yumva harimo akantu uri kugenda wibiramo. Nawe ugomba kugira ukuntu hakora, ugomba kuhakora umeze nk'ukabakaba, ugakora umeze nk'umushimashima, gahoro gahoro nk'uwakorera masaje. Ubwo buryo bwose ukabuvanga. Noneho rero gukoraho ahantu buhoro buhoro bituma amarangamutima ye azamuka mu buryo busanzwe n'ubudasanzwe. Icy'ingenzi rero ni ukwitonda no kumva reagisiyo ze uburyo abyakira, ukareba niba ari kumva nk'ubukiri gitwa kumva ati humura, ihangane, ukabona niba byishimiye. Iyo usanze atabyishimiye ntago ukomeza kuhakora. Icy'ingenzi rero ntago ari uko ukora gusa, ntabwo ari ahantu ukora gusa, ahubwo ni uburyo ubikoramo, uko umwubaha, uko baho muri kumwe, nuko mwumvikana. Nicyo kintu cy'ingenzi cy'ibanze, niyo kintu ugomba kubanza kwibandaho. Niba watunganye nawe ntabwo ushobora kubikora kubera yuko ubona uri kumutera iseseme. Banza ufate umutima we, ubanza umubwira amagambo meza, ubanze nyine ukora ibintu abagabo bamwe batajya bakora. Hari abagabo bamwe batabikora, uvuga ngo we hazansuzugura, ngo yanyambara ngo nk'umuntu ngo w'ikigwari, ngo nk'inganzwa. Ariko ubundi bite byanyu? Iyo umugore yiyumva neza, yumva yizewe, akumva yubashywe kandi akumva yitaweho, nibwo intimasi nyayo yubakwa, nibwo urukundo nyarwo rwubakwa, nibwo ubushyuhe bwe buzamuka. Nimba rero hari ikintu wungutse muri kino kiganiro mbagejejeho, andika ijambo muri komenti uko ryaba riri kose, ukande like, ukande subscribe, kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi, kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byubaka urukundo rutajegajega rwo mu rugo.